mbibutse ngo agasimba karavuze ngo nyamuneka ngo iyi nkuba ngo wampa ngo ikankubite, yakubise rimwe kahise kanyegera ntamenya aho kagiye. None se niba nababwiye ngo igihe cyose igihe ni igisubizo cy'ibibazo, nta kitazagira iherezo, ukumva ko ejo uriho n'ejo bundi uriho, ubwo wiyumva se kuri umunyarwanda cyangwa kuri iki, ugatinyuka kujya ariko ubundi amateka atumarira iki? Ariko dukeneye kumva ko niba ari n'ikibazo cy'intambara y'imyumvire, bibaye ngombwa ko hari abayigwamo bagapfa bazira guhindura imyumvire, bagomba gupfa, nihashaka hazasigara umuntu umwe. Ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira, abazabaho bazabaho hari abantu bacu, ku buryo ujya gusanga ugasanga abantu baratinyuka ku mugaragaro bagafata igihugu bakacyandagaza, igihugu cyabo bwite, bagafata umutegetsi runaka bakamutuka ntutuka ziki, ntabwo nzi uko nabyita, bakamutuka ye umuntu w'umugabo mukuru, ndetse harimo nawe noneho n'amanwa yarenze rwose, ukabona avuye mu bitutsi, ukabona ashize isoni, atutse umuntu mukuru. Muri iyi minsi rero bikomye nyakubahwa umusaza Rutaremara Tito. Banyarwandakazi, inshuti bakunze iburuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa mbere tariki 6 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomisene Muramusanga. Inshuti muduteza amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda. Banyarwandakazi, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se gusa naho tuvuga ku muntu ku giti cye. Ubundi ntabwo ari kenshi tuvuga ku muntu ku giti cye, inshuro nyinshi tuvuga ku bibazo rusange by'abanyarwanda cyangwa se bireba igihugu cyacu. Ni gakeya gusa dushobora kuvuga ku muntu ku giti cye, bitewe wenda n'impamvu cyangwa se bitewe n'ibyo dushaka kumuvugaho. Nkuko mwabyumvise rero, ikiganiro cyacu cyatangiwe n'amagambo cyangwa se amajwi abiri mwumvise neza ko atarayange. Harimo ijwi ry'umupasiteri witwa Kayumba. Kugeza aka kanya ntabwo nzi igihugu atuyemo, ariko yivugira ko aba mu mahanga, ataba mu Rwanda. Abazi gukeka bakeka ko ashobora kuba aba mu gihugu cy'Ubufaransa, kubera ko chaîne ye cyangwa se chaîne akoreraho ibiganiro yitwa Info France Rwanda. Wenda ibyo bigatuma abantu bakeka ko aba mu Bufaransa, ariko biranashoboka ko yaba ataba mu Bufaransa cyangwa se yibereye ni Kigali mu Rwanda, ariko we yivugiye ko aba mu mahanga. Ijwi ryakurikiyeho ni ijwi rya Niyomugabo Gerard, ndetse irya Niyomugabo Gerard rivuyeho hongera gukurikiraho irya Pastor Kayumba. Banyarwandakazi, nkuko nabibabwiye, ntabwo ari kenshi dukunda kugaruka ku muntu ku giti cye, ariko hari igihe biba ngombwa. Ngarutse kuri Pastor Kayumba kubera ikiganiro numvise kuri chaîne ye. Ni ikiganiro yise ngo ibinyoma, ubugome n'ishyari bishirana n'igihe. Mu by'ukuri uyu mupasiteri, ndetse nanabona ko akuze, ni umuntu mukuru rwose nkurikije uko mureba. Wenda navuga ko buriya wenda hari yambyara cyangwa se naba nka murumuna we wabucura bw'iwabo. Biragaragara ko ari mukuru, bishatse kuvuga ko ubundi ari nararibonye mu mateka y'u Rwanda. Ni nararibonye, ngewe ndabihamya ko uyu musaza ari nararibonye, kuko ntabwo ushobora kungana gutya utazi byinshi mu mateka y'u Rwanda. Ariko mwumve ko kuba inararibonye bitandukanye no kuba wavuga ibintu nyine uko wabibonye. Buriya rero iyo ugiye kuri izi mbuga nkoranyambaga, zaba Twitter, mbega singiye kuzirondora, ni nyinshi, ariko iyo ugiye kuri izi mbuga nkoranyambaga usangaho abanyarwanda benshi baba bavuga ko barimo gusesengura ibibazo by'u Rwanda. Ubundi ugasanga baravuga ko bagira abanyarwanda inama z'uburyo wenda igihugu cyacu cyamera neza mu buryo nk'ubu. Ariko hari ikintu ushaka kubwira abantu mu by'ukuri.
ariko cyane cyane aba bantu bari mu myaka y'ubusaza, abantu bari mu myaka y'abantu bakuze cyane kuturenza, hari ikintu bakagombye kumenya cyangwa se batanakimenya, bakamenya ko twe tukibabonamo. Ntabwo biri ku bantu bamwe bo mu karere kamwe bo mu bwoko runaka. Aba basaza babayeho mu myaka yo hambere, bazi bikeya ku ngoma z'ubwami, bazi repubulika ya mbere n'iya kabiri, n'uyu munsi bakaba bagihari, bafite ukuntu bazi byinshi, noneho ariko bakiyobagiza mu buryo babisobanurira abanyarwanda, ariko ngira ngo bakanibeshya yuko abatoya kuri bo batabibona. Hari ukuntu rero bajya basesengura ibintu, ariko icyo nshaka kubabwira ni iki: iyo ushaka gukiza igihugu, kuko niba ari abasaza twakagombye no kuba tubafata nk'ababyeyi bacu, twakagombye kuba tubafata nk'ibiganza bibumbatiye u Rwanda ari rwo Rwanda rw'ejo, ari urubyiruko, abana bacu n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza n'ubuvivi. Donc bari mu biganza by'aba basaza, kuko bazi amateka y'igihugu kandi bakagombye gusiga baraze umurage mwiza. Ariko ikibazo bafite ni kimwe. Ikibazo bafite nuko barasesengura ariko buri gihe bagasesengura bari mu nyungu zabo, buri gihe bareba mu nyungu zabo. Nta muntu rero ushaka gukiza igihugu wareba ku nyungu ze, cyangwa ngo arebe ku nyungu z'abantu bo mu karere akomokamo, cyangwa ngo arebe ku nyungu z'abantu bo mu bwoko akomokamo, noneho ngo abeshye abantu ko ari gushaka gukiza igihugu. Aba basaza bavuga ko barimo kugira abantu inama, ariko ntabwo ushobora kugira abantu inama buri gihe ugusha ku nyungu zawe bwite, ugusha ku nyungu z'ubwoko bwawe, ugusha ku nyungu z'abantu muziranye cyangwa se bo mu karere k'iwanyu. Ibi rero ni defo ikomeye cyane igaragara kuri bano basaza b'abanyarwanda bose. Kandi mu by'ukuri iyo ugiye kubicukumbura, muzagerageze gukurikirana ibiganiro byabo ku mashene bakoreraho, mufatire kuri bariya basaza byibuze uhera ku myaka 50 uzamura, 50, 56, 70, 80, bose iyo ndwara barayifite, utarebye ku bwoko cyangwa akarere barayifite. Cyokora wenda mvuze ngo bose naba nkabije, ariko mu by'ukuri navuga ko ari hafi ya bose, ni bake cyane badafite indwara, bitewe n'ukuntu bazi neza ko ari bo bagize uruhare rwo kujandika u Rwanda mu mabi rwanyuzemo. Noneho rero uyu musaza Pasiteri Kayumba, nge nabitekerejeho ndeba ukuntu arimo gusobanura ibibazo by'u Rwanda. Mu by'ukuri niyumvishemo ko bibaye byiza, usibye ko ari uburenganzira bwe ntabimutegeka, ariko nge nahise niyumvamo ko byakabaye byiza akisubirira kujya kuba pasiteri, akayobora umukumbi w'Imana, kuko aravuga ibibazo by'abanyarwanda, ariko n'ubundi ari mu nzira y'abo basaza bashaka gukomeza gukururira abana b'u Rwanda mu guhengamira mu nyungu zabo. Mu gihe umuntu nka pasiteri, kwa pasiteri nyine tuba tuvuga ngo n'abashumba baragiriye Imana, n'abantu bakwiriye kurangwa no kutarobanura ku butoni, n'abantu badakwiye kurangwa no gutonesha igice kimwe cy'abantu, n'abantu badakwiriye kurangwa no kureba ku nyungu zabo gusa. Rero iyo bigezaho pasiteri, ndavuga umuntu witwa ko ari umushumba, nawe yinjiye mu kuvuganira igihugu. Mbibutse ko kuri pasiteri cyangwa uri padiri cyangwa uri haji bitakubuza kuvuga ku mateka y'igihugu cyawe, ariko ndashaka kubabwira ko uburyo pasiteri abivugamo cyangwa padiri cyangwa mufti byakagombye kuba bitandukanye n'uko abanyepolitike babikora, kuko abanyepolitike ibyo tumaze kubimenyera, sina politike y'u Rwanda gusa, n'ibindi bihugu hirya no hino, hari ukuntu tubabonamo ikinyoma kurenza ukuri. Noneho ariko pasiteri nawe, mufti, padiri, nabo bafite uburenganzira bwo kuvuga ku mateka y'ibihugu byabo, bakagaragaza ibitekerezo byabo, ariko bo bafite itegeko bagomba kubahiriza, itegeko ry'abantu bihaye Imana ryo kurangwa n'ukuri no kutabogama. Uyu musaza rero nge numvishe video ye imwe, ntago nari nareba nyinshi, nzagerageza kuzireba zose. Ni video nyine nababwiye ko yayihaye titre ivuga ngo ibinyoma, ubugome, ishyari bishirana n'igihe. Nibyo
100% turabyemera ngo ibinyoma, ubugome n'ishyari bishirana n'igihe, nibyo. Ariko reka tuze turebe amagambo yakoresheje muri kino kiganiro. Mu by'ukuri ntaho ubundi imvugo ye nka pasiteri ntaho itaniye n'iya Tito Rutaremara, ntaho itaniye wenda n'iya Karangwa Kirizoroge, ntaho itaniye n'iya François Ngarambe, ntaho yatanira n'iyundi munyepolitike wese. Imvugo ze yakoresheje mu gihe we ari pasiteri wakagombye kuba abibona mu buryo butandukanye nubwo abo bandi babibonamo. Turebe ibintu yagiye akomozaho. Uyu mupasiteri yaravuze ngo shene yabo ikiyizanye ngo baje guhangana n'abanyabinyoma. D'accord, nanjye turi kumwe. Nanjye niyo mpamvu nahisemo kuvuga no kugira ngo mpangane n'abanyabinyoma. Avuga ati tuje guhangana n'abagome n'abanyeshyari. Aho turacyari kumwe 100%. Hanyuma rero ahita avuga ati igihugu cyacu kiratengamaye, ariko hari abantu bari kugisebya. Igihugu cyacu kiratengamaye ariko hari abantu bari kugisebya. Abo nibo tuje guhangana nabo. Cyo ni icyambere. Sinzi niba nk'umuntu mukuru w'umusaza atazira ijambo gutengamara icyo bivuze. Nk'umusaza yakagombye kumenya ko usibye n'u Rwanda rukibarirwa mu bihugu 25 bya mbere bikennye ku isi, na Amerika iri ku mwanya wa mbere cyangwa se Ubushinwa ntago bitengamaye. Ariko aragira ati igihugu cyacu kiratengamaye ariko hari abantu bari kugisebya. Noneho rero uburyo rero avugamo bagisebyamo nibwo nabonye ntaho atandukaniye n'abanyepolitiki, kandi yakagombye kuba we abibona nk'umupasiteri. Ese koko u Rwanda ruratengamaye? Iyo bavuze ngo igihugu kiratengamaye cyangwa se umuntu ku giti cye aratengamaye, buriya usibye ko yaba akiri mu isi, ndavuga umuntu utengamaye, usibye ko yaba akiri mu isi gusa igisigaye ari ukujya mu ijuru. Ariko ubundi umuntu utengamaye ni umuntu wabonye byose kuri iyi si, ufite amahoro y'inyuma akagira n'amahoro y'imbere mu mutima, akagira ibyarya akagira n'ibyo atanga, akarwara akivuza akabasha no kuvuza n'abandi. Mbega umuntu utengamaye, iyo bavuze ngo umuntu aratengamaye ni ukuvuga ngo ikiba gisigaye kuri we ni nk'uko yakwipfira wenda akajya mu ijuru. Aha rero akavuga ati igihugu cyacu kiratengamaye, ariko se mu by'ukuri koko tuvugishije ukuri icyazampa ndi gushakisha uburyo nabona nimero ya telefone, kuko nge nifuza ko twazaganira tukaganira mu buryo bwiza butari uguhangana, butari ugutukana, kuko numvisha nanenga abantu batukana cyane. Ariko nacyo ndaza kukigarukaho kuko ntabwo abatukana ari ab'uruhande rumwe, nubwo we ashaka kubyerekana nk'ab'uruhande rumwe. Ariko icyampa nimero ye tukazavugana tukarebera hamwe ukuntu u Rwanda rutengamaye. Banyarwanda, banyarwandakazi, u Rwanda ni igihugu gikennye. Ndavuga ko gikennye simvuze ko kitarimo gitera imbere mu buryo bumwe, ariko kiracyakennye byinshi. Ntabwo kuba wenda wajyaga ubona ibyo kurya rimwe ku munsi ntabwo bivuze ko niba wabonye ibyo kurya ntibiba bivuze ko wabaye umukire, kuko nubwo uriye kabiri ku munsi ariko hari nta cyizere cy'uko ejo uzabibona. U Rwanda rero turacyarubara nk'igihugu kiri mu bihugu bikennye, kandi nawe arabizi. Tukibara nk'igihugu kiri mu bihugu bikennye kubera ko kigitunzwe n'imfashanyo z'amahanga, kigitunzwe n'inkunga z'amahanga, nticyari cyabasha kubaka amasoko yacyo atuma kigira ubukungu buhamye. Nejo nahoze mbibona babyandika mu binyamakuru byo mu Rwanda bavuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwaguye, ndetse ubona babifata nk'aho ari ipfunwe kubona ubwa Uganda bwazamutse kurusha ubw'u Rwanda. Ndavuga kumwe babireba mu maperiode runaka bakavuga ngo uyu mwaka ngo cyangwa se ngo muri aya mezi 6 ngo ubukungu bw'u Rwanda bwaraguye cyangwa se bwarazamutse gutyo. Ubu rero basanze bakurikije uko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro, basanze iry'u Rwanda ryataye agaciro bigaragaza kugwa k'ubukungu bw'igihugu, ndetse basanga irya Uganda ryo ngo ryazamutseho gato ugereranyije n'agaciro ryari rifite. Bakavuga bati ni ikibazo. U Rwanda rero rurakennye, ariko mu gukena reka tuze turebe niba u Rwanda rukennye abaturage barwo bakize iki? Ntago bakize. Kandi nta nubwo ahangaha ndi gushaka kuvuga ko hari igihugu na kimwe ku isi gifite abaturage bose bakize. Oya, niyo wajya muri Amerika, niyo wajya mu Bushinwa, niyo wajya mu Burusiya, aho wajya hose byanze bikunze hari aho uzasanga abaturage bakennye. Ariko hari ugukena byo gukena kubera ko muri rusange igihugu gikennye,
hakaba no gukeneshwa. Uyu musaza aravuga ko igihugu gitengamaye. Niba ari umusaza wabaye mu Rwanda sinamenya, wenda ashobora kuba yaranavuye hanze cyangwa se akaba nyine hari andi mateka y'u Rwanda atazi. Arabizi ko mu by'ukuri u Rwanda rwari rukennye na mbere yuko FPR ifata ubutegetsi. Nubwo mu mujyi leta ifite uko ibikora mu buryo bwo kumasika amahanga, kuko nye byita kumasika amahanga, kuko atari ukumasika amahanga, wagerageza gusangiza abaturage b'igihugu ibyiza byose. None icyo nshaka kwerekana ni iki? Uyu musaza niba yarigeze aba mu Rwanda, hari aho n'umunsi n'umwe yari yarigeze abona umuturage umwe w'umukene utunzwe no gupagasa wo mu Ruhengeri, ku Gisenyi, Ibyumba, arwaza bwaki. Hari aho yari yarigeze abibona? Hari aho yari yarigeze abibona umwana wo mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi yarwaye bwaki? Kandi ari nabwo byitwaga ko abaturage bari batarajijuka. Ntago bibaho, ntabyo rwose, ntabyigeze bibaho. Hari aho yigeze abona umwana w'Igitarama yafunze umukandara rwose agenda yayura mu muhanda? Hari aho yigeze abona umwana w'Ikibungo cyangwa za Kigali ngari mu nce za Bugesera agenda yambaye ubusa yayura mu muhanda? None se ubu uyu munsi ko dufite abaturage kandi arabibona ibi ngibi, uyu musaza uyu nguyu arabizi neza ko ejo bundi icyo umunyamakuru Cyuma Hassan Dieudonné yazize, ko arabizi neza ko biriya byaha byose barega Cyuma Hassan Dieudonné nta na kimwe kirimo. Icyo yazize nta kindi nuko yagiye agaragaza aba baturage babayeho gutya muri ubu buryo bwo kurwara amavunja, bwo kuba mu bibuti nk'amatungo, bwo kutagira isabune yo gukaraba, mu bukene bukabije hirya no hino mu byaro by'u Rwanda. Mu gihe i Kigali tubona amataje azamuka, tubona imihanda ikubuye. Noneho rero ngewe kuba uyu musaza ari umupasiteri, iyaba atari yavuze ko ari pasiteri akabyivugira nk'umunyepolitike cyangwa umusesenguzi usanzwe, ngewe nari kumufata nyine nk'umuntu gusa ushaka kwishyigikirira ubutegetsi, udashaka kubona ko hari n'ibibi abantu bakwiriye kuvugaho kugira ngo bikosorwe. Kuko waravuga ngo abantu bavuga ibibi gusa, impamvu abantu benshi bari kuri za social media bavuga ibibi gusa ni iyihe? Ni ukubera ko ubundi leta niyo yabashyize muri uyu murongo wo kuvuga ibibi gusa. Ubundi leta iyo ikoresha itangazamakuru ifite mu gihugu ikagerageza kwerekana ibyiza ikora, ariko yanarangiza ikagerageza kwereka abaturage bayo intege nkeya. Si ngombwa kujya kubyereka abanyamahanga, ariko byibuze ikanemerera abaturage bayo intege nkeya zayo z'ibyo itabasha gukora kugira ngo abaturage babifatanye. Ariko hari ukuba leta ishobora kubaka umujyi wa Kigali, ikubaka imijyi yunganira Kigali nk'imijyi igendwa n'abantu b'abanyamahanga cyane, ariko yarangiza ikirengagiza abaturage bo mu byaro. Nagenda ajye kuri chaîne zitandukanye zo mu Rwanda. Kuri chaîne ya Cyuma Hassan Dieudonné hariho video 700 hariho zimwe Cyuma yagiye agaragaza ibyiza by'igihugu, ariko hariho izindi nyinshi z'abaturage babayeho nabi, kandi wajya kubigenzura ukabona atari uko mu by'ukuri koko bagomba kubaho nabi, ahubwo ari uko birengagijwe, kubera ko birengagijwe. Noneho rero uyu musaza akavuga ati aba bantu igihugu kiratengamaye, ahubwo bo baragisebye. Ese uyu musaza atekereza ko ari yihe nyungu umuntu yagira mu gusebya igihugu? Nta nyungu na ntoya umuntu yagira mu gusebya igihugu. Ubu se aravuga ngo abantu basebya igihugu. Mu by'ukuri leta yasenyeye abaturage bo muri Kangondo, ibahingurane zabo, hanyuma abantu bararenga babivugaho. None se yabasenyeye nta tegeko rigena expropriation ririho? Kuki se mbere yo kubasenyera iyo leta itabanjije ngo irebe irishyire mu bikorwa? Cyangwa se niba hari n'ibyo yumvikana n'abaturage babanze babyumvikaneho, kuko ibyo byose itegeko rirabiteganya. Hanyuma umuntu navuga ngo umuntu yasebeje ngo igihugu. Ubu se abagore bamaze iminsi bitotomba kuri za TV1 bavuga bati duhinga imiceri twarangiza tukayisonzana abana inzara ikabica kugira ngo tugombe kubona uwo tugaburira abana tukabanza kujya gupfukama. Nuko se iyo atari imirima yabo? None se Pastor Kayumba, uri pasteri, uri umunyamasengesho, ngaho genda ujye mu cyumba cy'amasengesho nk'umupasteri usengera abana bawe, basabira uti ndifuza ko mutengamara nk'abana bo muri Kangondo, ndifuza ko mutengamara nk'abana bari abahinzi b'imiceri cyangwa abahinzi b'ibirayi. Niba uri pasteri ukaba uri umunyakuri utabogamiye ku marangamutima, genda usenge iryo sengesho. Ariko niba hari umuntu ushaka gukoresha inzira y'ikinyoma
akabeshya abantu ko igihugu gitengamaye kandi abaturage barimo bishwe n'inzara, abaturage barimo bayura. Ntabwo ibyo ngibyo abantu bashobora kubimwemerera. Bari buvuge bati oya, igihugu kiri gutera imbere turabibona, kirubaka amazu meza turabibona, kiri gukora imihanda mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali turabibona. Ariko n'abari abaturage, bari abakecuru bamwe bose mwagiye mubona bambaye ubusa, baba mu nzu zidahomye zidasakaye, kandi hari ibindi bibazo mu by'ukuri ubona ko atari byo byibanze. Tujya tubibona buri gihe mu mihigo, ukuntu abantu baba barata ibintu, wajya kureba ukavuga uti ni gute umuntu ajya kurata ko yakoze n'urugero ubusitani bwa miliyari cyangwa miliyoni 100. Hariya hari umuturage, hariya hari umukecuru w'imyaka 70 uba mu nzu idasakaye, uba mu nzu idahomye, utagira amazi yo kunywa. Ibyo rero wabivuga ngo abantu barasebye igihugu. Pasiteri akavuga ati kiratengamaye. Ntago gitengamaye, ahubwo niba udashoboye kuvuga ukuri pasiteri, je nakugira inama yo kwiyegurira Bibiliya, kongera ukivugira ubutumwa bwiza, ukabwira abantu ibya Yezu na Mariya na Yosefu, naho ibindi byo kushingira ku marangamutima no kubogama ugatangira gufata abaturage b'Abanyarwanda nk'abanzi b'igihugu, kandi ubizi neza ko mu by'ukuri atari abanzi b'igihugu, ahubwo ari uko waganjijwe n'amarangamutima yo gushaka gushyigikira gusa ubutegetsi buriho. Ibyo nibyo byatumye nkubanzirizaho ririya jwi rya Niyomugabo Gerard, kuko ngewe ntago nakumvishe nk'umusesenguzi, ntago nakumvishe nk'umuntu ugira Abanyarwanda inama, ahubwo nakumvishe nk'umutera bwoba. Donc nkurikije amagambo wakoresheje uvuga ngo agasimba ngo kavuze ngo inkuba ngo gasimba karavuze ngo inkuba ngo yaba yari ikubise, ngo none nkubikubise ngo gatangira kuba no gushaka aho kihisha. Nanjye nakubwiye ari amagambo ya Niyomugabo kugira ngo nkubwire ngo niba hariho urugamba rwo guhindura imitekerereze n'imyumvire, ureka iterabwoba, kuko niba biri ngombwa ko Abanyarwanda bavuga ukuri, nibiba ngombwa hari abazabizira, nibiba ngombwa hari abazabizira. Erega kubizira no kuba umuntu yanapfa ntabwo ari igitangaza. None se ejo bundi muri 90 kuki Abanyarwanda tutabona ingero hafi? Ejo bundi muri 90 ntabwo Rwigema yaje we abasirikare bateye u Rwanda ku munsi wa kabiri agapfa? Ntabwo yapfuye se? Iyo hari ikintu umuntu yiyemeje akavuga ati ngiye kurwanirira iki, kugipfira nta kibazo kirimo. Tujye tureka rero iterabwoba, tujye tureka iterabwoba, ahubwo tuvuga ibintu by'Abanyarwanda nkuko biri. Utekereza ko ba Rwigema na Bakagame batera u Rwanda nta bandi batutsi bari mu gihugu? None se niba ubwawe nk'umusaza ushobora kwibonera amafoto ya Kagame yaje gusura Rosalia Gicanda, ntago bikwereka ko yashoboraga no kuhaguma akaba nk'uko abandi batutsi bahaba? Ariko si cyo kibazo, ashobora kuba yarareba akabona wenda hari uburenganzira atabona, akaba yavuga ati ngewe ndumva uburenganzira runaka ntabona nzaburwanira. Kuki se wumva ushaka gutera abantu ubwoba ngo kuko ngo batatashye ngo bajye mu Rwanda ngo ni ibigwari? None umuntu agahita yibaza icyo wowe ukora mu mahanga. Ukora iki mu mahanga? Kuki wumva ugomba gucyura abantu ku ngufu? Ibyo rero nge nabifashe nk'iterabwoba, ariko niyo byaba iterabwoba ndagira nkubwire ko nta muntu ufite ubwoba. Ariko biranatangaje kubona waba uri na pasiteri ugashaka kugendera muri uwo murongo. Ikindi rero yanenza abantu ngo bakoresha imbuga nkoranyambaga, ngo batinyuka gutukana. Nibyo nanjye ndabibona ku mbuga nkoranyambaga, ndabibona ko Abanyarwanda banduwe n'umwuka wo gutukana. Ariko uyu musaza nk'umuntu mukuru kandi bigaragara ko akurikirana politike y'u Rwanda, arabizi neza ko uyu mwuka wo gutukana w'Abanyarwanda bahurira ku mbuga nkoranyambaga bagatukana wazanywe na leta y'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Rwanda nibwo bwabitangiye. Za disikuru murazibuka, murazizi, biri ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi, aho abategetsi b'u Rwanda bagiye bahamagara urubyiruko bakabicaza hamwe bakababwira bati mugomba kuzaya muhangana nabo, mukabatuka mukagira gute. Kugeza ubwo noneho banashyizeho komisiyo y'igihugu ishinzwe gukusanya urubyiruko ruzajya ngo rutukana ku mbuga nkoranyambaga ngo rugahangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Komisiyo iyobowe n'umugabo wahoze ayobora akarere ka Kicukiro bita Jules Ndamage. Uyu musaza niba akurikirana amakuru bazabibaze. Abo ngabo nibo birirwa batukana ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu yatanga igitekerezo aho kugira ngo bacyumve nk'igitekerezo bakamutuka, abirirwa bita abantu intera hamwe, abirirwa bibabwira abantu ngo mwabicanye mwe, abirirwa bavuga bati mwabigarasha mwe. Ibyo byose ni imvugo yaturutse ibukuru bucyakwiriye mu baturage, bayishyiraho komisiyo
yo gutukana bayishinga Jules Ndamage. Arabizi neza ko, kandi ni pasiteri, mbibutse ko ari umupasiteri, arabizi neza ko muri za ambasade z'u Rwanda izo nama buri gihe zihaba, bwa bati mugende mujye ku mbuga nkoranyambaga muhangane nabo. Abo bahangana nabo arabizi ibyo bitutsi. Reka mbasetse ikintu kimwe, niba nabyita gusetsa. Hari umusore umwenzi, yari umusirikare w'inkotanyi, ariko agiye kujya kuri Facebook ntiyakoresha amazina ye. Yari umusirikare w'inkotanyi, arahunga. Noneho rero agiye kuri Facebook ntiyakoresha amazina ye, ariko ndamuzi, mbona nkubone n'umuntu tuziranye bihagije. Noneho ikikwereka ibi bintu aba basaza bagiye babiba muri runo rubyiruko n'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, umuntu atanga igitekerezo, ntibamuzi, ntibazi uko yabayeho, ntibazi ubuzima bwe muri rusange. Bati wamwicanyi we, wantera hamwe we, mwasizemo maze abatutsi. Urumva, njya ndeba ibitutsi baba barimo batuka uyu musore utaravukiye mu Rwanda, urumva, waje arwana ari umusirikare inkotanyi nk'izindi zose, ariko kubera ko bababwiye gusa ngo mujye mutukana, mujye mubatuka mu bahabye, birirwa bamubwira ko ari intera hamwe yamaze abatutsi. Noneho rero uyu musaza Pasiteri Kayumba aranenga ngo abantu batukana, ariko igisekeje ni ukuntu anenga uruhande rw'abavuga ibitagenda kuri leta, akavuga ko ari bo batukana gusa. None se niba uri pasiteri, nubwo utazi amazina wenda y'abatukana muri rusange, wavuze uti mwabana b'Abanyarwanda mwe, yemwe abashyigikiye leta, yemwe abatayishyigikiye, mureke gutukana. Ibyo bitutsi si umuco w'Abanyarwanda. Ariko arakwepa ikibazo cy'abo leta yohereza gutuka abantu, cyangwa se yigishije ibyo bitutsi, kuko ibyo bitutsi n'abategetsi bo mu Rwanda nawe arabizi. Uyu ni umusaza ukurikirana amateka y'u Rwanda, nkurikije uko mubona n'uko avuga, ni inararibonye nabibabwiye, biragaragara neza ko ibyo byose abizi. Arabizi ko byose, byaba ibyo bitutsi by'ibigarasha, byaba ibyo kwita abantu ngo nabicanyi atari abicanyi, byose arabizi ko ari leta yagiye ibitsindagira muri urwo rubyiruko. Ntabwo rero umuntu azatuka undi, kuko abo bantu bose batukana ku mbuga nkoranyambaga, ntekereza ko rimwe na rimwe habamo ibintu byo nko gukangura intekerezo za mugenzi wawe. None bimwe by'Abanyarwanda babwiye ngo iyo umuntu ngo akoze hasi, to muri mu Rwanda n'umuntu agakora hasi, aba kwibukije ko hari ibuye nawe ukaritora. Biba rero baratojeje abana ibitutsi, bagashyiraho za groupe ziza gutuka abatavuga rumwe na leta. Ntibagire ngo muri abo batavuga rumwe na leta abantu bose niko barezwe neza, nabo hazavamo ababatuka. Niba batuka rero, ntabwo uyu musaza akwiriye kuza yerekana ko hari uruhande rumwe rutukana, nyamara adashaka gucyaha urundi ruhande rutukana. Nge niyo mpamvu navuze ngo niba adashoboye kurarama nk'umusaza w'Umunyarwanda, mbona ugeze mu kigero mu by'ukuri cyakagombye kuba kimwerekana nk'inyangamugayo. Niba adashoboye kurarama ngo avuga ati bana b'u Rwanda mureke gutukana, ahubwo akaba yumva ashaka kubihirika gusa kubavuga amakosa ubutegetsi bukora. Nge namugira inama yo kongera akiyambarira umusaraba, agacakira Bibiliya, akabwiriza abantu, cyangwa se yakwifuza kubigumamo byombi, akamenyamo n'ijambo rivuga ngo ntawe uneza abami babiri. Bwari umupasiteri buriya ararizi neza, ndabizi. Nta muntu n'umwe ushobora gukorera abami babiri ngo abanezeze bombi. Ikindi numvise nagarukaho mu byo yavuze ngo kubona ngo abantu batinyuka ngo guharabika ngo bagatuka ngo ingabo ngo zarokoye u Rwanda ngo zikarutengamaza. Ni pasiteri ibyo ari byo byose, ni n'umuntu mukuru ukurikirana amateka y'ingabo z'u Rwanda arayazi, zaba izatsinzwe zitirirwaga Habyarimana amateka yazo arayazi, zaba iza FPR amateka yazo arayazi. Icya mbere nuko agomba kumenya ko mbere yuko habaho hari amarorerwa yabaye muri 1994, yakagombye kumenya ko habanjije intambara. Iyo ntambara ninde wayishoje, wayitangije? Nabo basirikara avuga ngo b'intwari, ngo abantu bakwiriye gusenga, ngo no kubavuga ko ari bitangaza, ngo batengamaje u Rwanda. Se niba baratengamaje u Rwanda ukaba wumva ufitemo uburenganzira, tujye ibyumba turebe abaturage baho bahashiriye bishwe n'izo ngabo, kandi arizo zihacunga, nta musirikare wa Habyarimana uhagera. Ejo bundi ntago kuri pasiteri, ntago wumvisha umwana bita Gilbert wavuze ati ngewe, akanabyandikira perezida akavuga ati ngewe ndifuza ko bampa uburenganzira bakareba n'ukuntu bambwira aho bashyinguye ababyeyi banjye n'abavandimwe barenga 45 bishwe n'ingabo za RPF, nanjye nkabashyingura kandi nkagira uburenganzira bwo kubarira. Uriya mwana hari ikindi cyaha yarakoze?
none se buriya yarabeshyaga kugeza ubwo anabyandikira perezida? Niwe wenyine se muri Byumba na za Ruhengeri? Niwe wenyine? Ibyo byose byabaye muri 1994, ntabwo byabaye mbere ya 1994. Izo ngabo rero wowe wumva ko zatengamaje u Rwanda kubera ko rumeze nk'uko bishaka. Ndagira ngo nkubwire ko hari abandi zahinduye imfubyi, zahinduye abapfakazi. Ntibazi rega ibyo zabakoreye rero, cyangwa bakanazituka kuko nazo zirirwa zibatuka, zibita bicanyi, zibita abana b'intera hamwe. Ntago wowe nka pasiteri ukuriye kuza kubyivangamo ngo abantu ngo batuka ingabo ngo kandi ngo zaratengamaje u Rwanda. Zatengamaje u Rwanda kubera ko rumeze uko ubyifuza, ariko hari abandi zahinduye imfubyi, hari abandi zahinduye abapfakazi. Izo ngabo se wifuza ko zitengamaza abantu? Ubwo nawe no kuvuga ko ugiye mu murongo wa politike, ugiye kubwira abantu ko ngo ingabo za FPR ngo zagiye muri Kongo gucyura impunzi. Nawe ni kubyemera nka pasiteri? Zagiye muri Kongo gucyura impunzi? Umutima wawe wabiguhamya ko zitarimbuye umubare w'abanyarwanda batagira ingano muri Kongo? Abo bantu zishe rero nibo wifuza ko ngo bazikomera amashyi, ngo noneho ngo bakanazisanga ngo ubwo ngo babaye intwari ngo kubera ko bemeye kuzisanga, noneho ngo abantu bose ngo bari ko bamera. Tujye tugerageza kuvuga ukuri, tujye tugerageza kuba inyangamugayo, cyangwa se tube mu byo twemera. Niba ushaka kuba umunyepolitike, ukore politike mu ruhande wifuza, ariko kuvuga ngo ni pasiteri ndavangavanga ibintu ndabihuza n'amarangamutima yanjye, ntabwo ari byo. Tuvuge niba wari uri mu Rwanda, cyangwa se ushobora no kuba utaruhara, ariko hari nk'abavandimwe bawe bari bahari bishwe n'intera hamwe, cyangwa se bishwe wenda n'abasirikare bari ku butegetsi bwa Habyarimana. Uyu munsi ufite agahinda, urababaye kubera ko wariciwe. Kuki se wumva ushaka ko undi wiciwe n'ingabo za FPR aseka akishima akanazisingiza akazumva nk'ibitangaza byatengamaje u Rwanda? Ariko mwagiye mugera umuzinga kuba bugegera. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Icyambere wakagombye kuba inyangamugayo nk'umusaza, ukavuga ukuri. Ikindi cya kabiri, nk'umuntu witwa kuri umupasiteri wihaye Imana, ukirinda kuganzwa n'amarangamutima. Ntabyo gukangisha ngo inkuba ngo izakubita, ngo agasimba ngo karavuze ngo iyo inkuba yari ikubise ngo karabububa. None se nyine bishobora kuba ngombwa kwikubita, ariko iyi nkuba ikubise ntumenye ikikubise. Wibwira ko si inkuba nikubita, hari igihe ishobora ikubita abo wifuza kwikubita, hari n'igihe ishobora ikubita abo utifuza kwikubita. Kuki se wifuza ko abana b'u Rwanda bakubitwa n'inkuba? Wakumvishe agahinda kabo bombi niba uri pasiteri by'ukuri. Mbibutse ngo agasimba karavuze ngo nyamuneka ngo iyi nkuba ngo wampa ngo ikankubite. Yakubise rimwe kahise kanyegera, ntamenya ko kagiye. None se niba nababwiye ngo igihe cyose, igihe ni igisubizo cy'ibibazo, nta kitazagira iherezo. Ukumva ko ejo uriho n'ejo bundi uriho, ubwo yumva se kuri umunyarwanda cyangwa kuri iki, ugatinyuka kujya barayizi. Mu yandi magambo, dukeneye kumenya ko gupfa si ikibazo. Icyo kintu reka nkubwire yumva ariho, icyo kintu yumva ariho kandi gihagazeho. Nzi ko hari ibibazo abanyarwanda kugira ngo tuzabikemure bishobora gusaba ko dupfa. Ibyo ubundi nako kandi byagenze, urabizi. Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Pastor Kayumba, iryo jwi wumva ni ry'umusore bita Niyomugabo Gerard. Niba utamuzi, Niyomugabo Gerard, uyu ni umusore wishwe afite imyaka 30 cyangwa se 30 n'ingahe gutyo, ariko icyo yiciwe nta kindi kwari uguharanira ko abanyarwanda bava muri iryo terabwoba bahozwaho, abanyarwanda bakagira uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza. None se nyuma yuko yishwe mwabashije guhagarika abavuga karengane kabo? Nese ubwo iryo terabwoba ni iryiki? Ngo igihugu ngo cyarubatswe, igihugu cyarubatswe, ninde subihakanye? Ninde uhakanye ko mwubatse imihanda mu mujyi wa Kigali? Ninde uhakanye ko convention center yubatswe? Ninde uhakanye se ko hari amataje azamuka? Ariko hari umwana w'umukobwa wabibabwiye neza, arababwira ngo, ndavuga Diane Rwigara, wavuze ati nyamara mukwiriye kumenya ko kubaka igihugu atari ukubaka imihanda, kubaka igihugu atari ukubaka amataje, kubaka igihugu ni ukubaka imitima y'abantu. Niba mwumva mwifuza u Rwanda rutengamaye nk'uko mubivuga, ni mubanze mwubaka imitima y'abantu. Kubaka imitima y'abantu ni ukumva agahinda k'abaturage bose ushinzwe, ni ukumva agahinda k'abaturage bagenzi bawe. Nawe ibyo gusesengura no kugira inama ubogamira ku nyungu zawe,
ibyo nyine nibyo bikomeje kuranga abasaza b'abanyarwanda babaye muri politike zo kuva hambere. Sinzi niba mwifuza gukomeza kuraga abana umuvumo wo guhora babunga, kuko ndashaka kubwira uyu musaza n'abandi batekereza nkawe, hari igihe abantu biha kuvuga ku bantu batoteje abantu muri 59 ariko bakirengagiza impamvu zabiteye. Ndashaka kubwira ko kuba hari abantu batotejwe muri 59, kuba hari abantu bagize ingaruka zo kuba bahunga muri 59, ni imbuto mbi yabibwe n'ingoma ya cyane. Kuba hari abanyarwanda bahunze muri 94, kuba hari abafunze, hari abapfuye, ni imbuto mbi yabibwe na Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri. Kuba hari abarimo bapfa none, kuba hari abarimo batotezwa none, ni imbuto mbi muri kubiba n'ubundi zakomeza guteza u Rwanda ibibazo. Pastor Kayumba, nizere ko ndi gushaka nimero zawe ngo tuzaganire nk'umuntu mukuru, nawe nibigukundira uzanyemerere, kuko ibyo bintu byanyu guhora mushaka gutera ubwoba, ndavuga mwebwe abasaza, hatagira uza kuvuga ngo byanyu wenda kuko nzi ko muhita mugoreka amagambo, ndavuga mwebwe abasaza baba abahutu baba abatutsi mwabaye muri ya myaka ya za 50, 60, 70, nimwe mwuzuye amacakubiri, nimwe mwuzuye gukomeza gusenya u Rwanda, mukananirwa gusesengura ibibazo uko mwabibonye, mukabisesengura muganzwa n'amarangamutima. Avuga ngo abantu ngo basebye u Rwanda, abantu basebye u Rwanda se, ngo bita ngo abantu ibisambo, ngo bita abantu abicanyi, ngo bita none se reka nkubaze, niba abantu bita abantu ibisambo wowe ubihakana ushingiye ku ejo bundi ubu hashize imyaka irenga 10 n'ingahe umugenzuzi w'imari ya leta, umugenzuzi w'imari ya leta yerekana za miliyari buri mwaka ziribwa n'abayobozi, zinyerezwa n'abayobozi kandi ntizigire gikurikirana. Ubwo suri buvuge ngo abantu nibisambo, ni urenganya cyangwa ahubwo nk'umuntu w'umusaza wakagombye kubura umujyanama w'ubutegetsi kugira ngo buyobore igihugu neza, wakagombye kuvuga ukubaza uti umwaka ushize umujyanama yagaragaje igihombi kiniki, yagaragaje amafaranga yana yakoreshejwe mu buryo budakwiriye, mwakosoye ibyo bintu. Ariko kubera ko waganjijwe n'amarangamutima urataka abavuze ko harimo ibisambo mu butegetsi, uravuga ngo abantu bita abantu abicanyi. Reka twumvikane, ku isi yose nta hantu abantu badapfa, abantu barapfa mu buryo butandukanye, ariko ndashaka kukubaza kuko numvise wivugira kutuye mu mahanga, kandi birakekwa ko uba mu Faransa cyangwa se uba mu gihugu cyari cyo cyose, igihugu runaka cyo mu Burayi. Nge nshaka kukubaza kukurikirana amakuru ukumva abanyarwanda baraswa buri munsi ku mupaka bazira ko binjije magendu y'imyenda, bazira ko binjije agakweto iwanyu mu gihugu ubamo, muri ibyo bihugu by'amahanga ubamo, ko haba za douane, umuntu bafashe yinjije magendu baramurasa ku buryo wumva wifuza ko abapolisi bazajya bafata umuntu winjije agakweto kamwe bakamurasa mu Rwanda, abanyarwanda bagaceceka, bakaraswa winjije agashati kamwe kacaguwa, abanyarwanda bagaceceka, hanyuma kugira ngo noneho wishime. Donc abanyarwanda nibavuge ko igihugu gitengamaye nko kubivuga. None se muri ibyo bihugu by'amahanga ubamo, umupolisi arasa umuturage bikarangira gutyo, oya, niba wenda nko mu Budage cyangwa mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi cyangwa muri Espagne, mbwira aho wigeze ubona umupolisi arasa umuturage kabone niyo umuturage yaba yakoze ikosa, bikarangira uwo mupolisi atajyanywe mu rukiko ngo aburanishwe, bigaragare ko yamurashe koko ku mpamvu zumvikana cyangwa se ko yamurenganyije. Uzabidukorereho ikiganiro ubitubwira uti, niba mu Bufaransa uzatubwira uti mu Bufaransa umupolisi, reka ngo urugero ejo bundi mu Bufaransa baciye urubanza rw'umwe mu ba bodyguard bagendaga iruhande rwa Macron, ntabwo yishe umuturage ariko yaramuhutaje, yakatiwe imyaka ingahe, none umuntu aragira gutya akarasa gasakure, bikarangira atajyanywe mu rukiko ngo bimenyekane ko yamwiciye ukuri. Sirikana ko umupolisi akagira gutya akarasa toyi, ubwo abo nabo ndimo kuvuga bazwi, baba nasanzwe bazwi muri leta. Abaturage bo bamwe banyagupfa bamwe bafashwe nkaho ari imburamumaro cyangwa se nta gaciro bafite mu gihugu, nta nubwo wabavuga ngo ubarangize. None bafashe umuntu w'umwavoka nka toyi baramurashe, bamaze kumurasa, nta rubanza rubayeho ngo bigaragare ko umupolisi yamurenganyije, bikarangira gutyo. Mu Bufaransa cyangwa mu Budage niba ari huba cyangwa niba ari mu Bubiligi birahaba. Ubu se ko bagize gutya bakavuga bati Rwigara Sinapol
yishwe n'ikamyo. Abanyarwanda bakavuga bati okay, yishwe n'ikamyo, ariko nubwo yishwe n'ikamyo, iyo kamyo yari ifite umushoferi yitwaye. Uwo mushoferi leta ko yiyemereye ko imufite, wa musaza w'umupasteri ko wumva ushaka gushyigikira ubutegetsi, wigeze ubaza uti umushoferi wari utwaye ikamyo ya Rwigara, yagonze Rwigara, yaraburanishijwe, warabikoze? Ubu se abaturage birirwa baraswa, abamotari ngo bakoreye muri zone batarimo bakaraswa, abana ngo bibye makadamiya, ubwo aho ngaho muri icyo gihugu bamo umuntu yakwiba ikiro kimwe cya makadamiya akaraswa, wabyemerera Abanyarwanda ku buryo wumva mbega uretse ubupasiteri ugahagurutswa no kuza ngo guhangana n'abantu bavuga amakosa ya leta, noneho warangiza ngo kanakangisha abantu ngo ko hari inkuba izakubita. Inkuba ndagira nkubwire nk'umunyarwanda, inkuba ikubise ntago umenya ikikubise, nta nubwo ushobora kumenya ikiri bukubite kiretse niba utari umunyarwanda. Inkuba ntukifurize ko inkuba ikubita mu Rwanda, ntukifurize ko inkuba ikubita Abanyarwanda, kuko ushobora kwifuza ko ushobora kuvuga wenda ngo iri bukubite Padiri Nahimana unenga leta, ushobora kuvuga wenda ngo iri bukubite ngewe Jeanne cyangwa irakubita runaka, nyamara wajya kureba ugasanga ikubise wowe cyangwa ikubise umuvandimwe wawe cyangwa ikubise umwishywa wawe. Reka rero gukangisha Abanyarwanda ibyo kuvuga ngo hari inkuba izabakubita, vuga usesengura ukuri kw'ibibazo by'Abanyarwanda. Reka iterabwoba, ureke iterabwoba. Nge ni inama nkugira, ntago ndi kugutegeka, kuko nabonye uri umusaza mukuru unakwiriye kubaho. Ariko icyantangaje nuko wanenza abantu gutukana, ariko nkumva nawe uri gutukana. Ngo hari nabo nabonye ngo bazanye amanwa, ubwo wowe ntago uri gutukana. Ubwo zuko ngana gutyo uri umuntu w'umusaza ntago uzi kuvuga ubwanwa, ntago se uzi ko amanwa ari ugutukana kameme. Ibyo rero bigaragara ko ari ukuganzwa n'amarangamutima, n'amarangamutima. Rero nagusaba ko mu by'ukuri tugerageza nk'Abanyarwanda, buri muntu wese akagumana uburenganzira bwe. Umuntu ubona ko hari ibyo leta igomba gukosora, kumva ari byo bimubabaje, akabivuga kandi ntakangishwe. Ubona ko leta yarangije byose rwose ari muri paradizo, akabivuga gutyo, akabivuga ariko ntakangishwe. Ariko niba hari abantu birirwa batuka abantu, umuntu ntazi ntakuzi, ntiyigeze akubona, ntazi ibibazo byawe. Nabahaye mu kanya umwana w'umusirikare w'inkotanyi kubera ko batamuzi ko yakoresheje amazina ataraye, birirwa bavuga ngo mwantera hamwe ngo mwabaza ababyeyi bacu ngo ubwo mukumbuye amaraso. Si mwe mwabibatoje se? Rero niba mushaka ko u Rwanda ruba ruzima, ndavuga mwebwe abasaza, mwabasaza, ibyo ari byose murarenga duhinguka, ariko mumenye ko uruhare rwanyu ntabwo uyu munsi ushaka kuza gukangisha abantu ngo inkotanyi ngo zarokoye u Rwanda ngo zararutengamaje se imfubyi zuzuye hariya n'abapfakazi, wowe urazitunze cyangwa urazirera? Wavuze uti inkotanyi ni nziza kubera ko zankoreye gutya na gutya, ariko ukareka n'uwo zahemukiye nawe akabivuga. Kadusoreza ahangaha, ariko mu by'ukuri niba uri umusaza mwiza ushaka guhugura Abanyarwanda, komereza aho. Nge nibyo nakwifuriza, guhugura Abanyarwanda, ariko wirinde kuganzwa n'amarangamutima, Niba wumva ushaka guhugura, uhugura, ariko wirinde kuganzwa n'amarangamutima rwose. Kandi nge nubinyemerera ko nkunda ibiganiro cyane, uzanyemerera ngo utumire kuri iyi shene yabiza tubireba tugaceceka, cyangwa se kubera ko nawe wahisemo umurongo mwiza wo kuvugana, nabigushimire. Usibye wenda ko ubyinjiyemo mu buryo busa no kuwogama, ariko ubundi kuvuga no kuganira ku bibazo by'igihugu ni byiza. Nawe niwumva ukeneye ko tubiganiraho, uzampamagare tubiganireho, uzanyandikire kuri email yanjye mporanepo@gmail.com, unyandikire umbwire ko ushaka ko tuganira, nze tuganire, noneho umbwire niba ari ngewe uri wrong cyangwa niba ari wowe uri wrong. Biratangaje kubona abantu bakomeza kugenda bavuga ngo inkuba izakubita Abanyarwanda, ngo izagira gute, ngo imirongo itukura n'iki byose. Se ko nshimye ko wanabivuze mu kiganiro ukavuga ngo umuntu ngo avuga ibintu nk'ibyo ngo akizera ko azabaho, ngo azagumaho igihe cyose. None se ubwo ibyo byose nizere ko ububwira impande zombi z'Abanyarwanda. Reka dusoreze ahangaha. Gusa nyine mu gusoza nanjye nongere mbisubiremo neza ko umuco wo gutukana ntago nkushyigikiye, baba abatavuga rumwe n'ubutegetsi, baba bavuga amakosa ya leta, baba abashyigikiye leta muri gahunda zayo zose. Ibyo ari byose umuco wo gutukana nta numwe wawishimira, ukwiriye gucika. Ariko nta ngombwa no kurebaho iyo urwo rugemwe cyangwa se iyo mbuto yatangiriye, ninde wayiteye.
bayicikeho, abayikoresha bayicikeho, ariko nanone mvuge ko hari ibyo umuntu ashobora kwita ibitutsi atari ibitutsi, kuko ngewe ndamutse mvuze nti umuntu n'umwicanyi mfite na gihamya cyabo yishe, nge simba mututsi. Ndamutse mvuze nti uyu muntu ni igisambo n'umujura mfite na gihamya cy'ibyo yibye cyangwa se yatwaye bitari ibye, nge ntabwo mba mututsi. Wowe ushobora kubyumva nko gutukana, ariko mu by'ukuri ku rundi ruhande ushobora gusanga atari ugutukana. None se uyu musaza aravuga ngo abantu ngo bibasiye ngo Tito Rutaremara ngo nta kindi bamuziza ngo nukubera ngo kuri kwe. Donc nawe arashimangira ko ibyo Tito Rutaremara yavuze ari ukuri, za nzangano navuze aba basaza bakomeza guteza mu bana b'u Rwanda. Donc nawe bimwe Rutaremara yavuze ngo umwanzi w'umututsi ngo n'umuhutu, umwanzi w'umuhutu n'umututsi, na za message zindi zose yakurikijeho, buriya ngo n'ukuri ngo nicyo bamuziza. Ariko akavuga ngo bazajye kumurega mu rukiko. Bajya kumurega mu rukiko se kubera iki? Ntabwo bagomba kujya kumurega mu rukiko. Ubundi mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo umuntu avuze ubusa umusubiza ubundi. Niba umuntu w'umusaza nk'uriya ashobora gufata amagambo nk'ariya abiba inzangano akayavuga, ni ukuvuga ko n'abandi bafite uburenganzira bwo kuza kumusubiza ubusa. Kuvuga rero ngo nibajye kumurega ngo mu rukiko, niba babaye nawe aba ari uzajya kubarega mu rukiko. Byanditse se mu kihe gitabo ko umututsi ari we mwanzi w'umuhutu, ko umuhutu ari we mwanzi w'umututsi? Iyo dictionnaire yayikuye hehe? Yayivanye hehe? Niba hari abahutu bagize uruhare mu kwica abatutsi, ibyo bivuze ko abahutu bose ari abanzi b'abatutsi. Niba hari abatutsi bagize uruhare mu kwica abahutu, ibyo bivuze ko abatutsi bose ari abanzi b'abahutu, ku buryo mwakifata nk'imbuto muje gutera rwose urugemwe rwiza muzaniye abanyarwanda mukaza kurubiba. Ntabwo ari byo. Naho ibyo gukangisha abantu ngo ibihugu ngo barimo, ngo ibihugu barimo nabyo bimaze kumenya ko ibi byose ntimugire ngo abantu barabivuga bikarangirira aho. Ibihugu nabyo bimaze ibihugu abanyarwanda batuyemo nabyo ibyinshi, keretse ibyiyobagiza kubera inyungu za politiki, ariko ibyinshi bimaze kumenya ayo makosa yose. Rero ntekereza yuko bitakabaye kuba iterabwoba, byakabaye kujya inama no kuganira. Kandi niba uri umusaza ndahamya ko ufite urugo, ufite abana wabyaye. Sinzi rero niba iyo ugiye guhana bamwe abandi ukabihorera. Niba abana bawe babiri bashobora gukora amakosa bombi, wajya guhana ugahana umwe, ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye. Niba rero umusaza w'umunyarwanda ukunda u Rwanda, ushaka ko tuzasigira u Rwanda, tuzasiga turaza abana bacu n'abuzukuruza n'ubuvivi bwacu u Rwanda rwiza, reka tururinde. Icyatumye muri 59 hari abahunga cyangwa bakanicwa hakabaho n'ababahigaga, tururinde. Icyatumye 73 habaho za kudeta abanyarwanda bamwe bagapfa abandi bagafungwa, tururinde. Icyatumye muri 1994 habamo ubwicanyi ndengakamere bwakozwe n'abari bari muri leta na FPR inkotanyi, bikaza kuvamo genocide. Tururinde ubwicanyi bwose n'urugomo rukomeje muri kino gihe. Nibwo je nazavuga ntuyu musaza rwose ahagurukiye ukuri, muze tumushyigikire. Shuti mwari muteze amatwi, murakoze cyane. Dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mbasabe mukomeze mukore subscribe cyangwa se sabone nk'uko bivugwa mu ndimi z'amahanga, kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Mbasabe kandi mukomeze mutwandikira ibitekerezo byanyu kuri email nkoranepo@gmail.com, ari nako mukora commentaire kuri chaîne yacu ya YouTube. Mbibutse ko iki kiganiro cyari biza tubireba tugaceceka, ngiye wakibagezagaho ni Jeanne Pomsene Mparamusanga. Mbifurije umunsi mwiza. Ariko ubundi amateka atumarira iki? Ariko dukeneye kumva ko niba ari n'ikibazo cy'intambara y'imyumvire, bibaye ngombwa ko hari abayigwamo bagapfa bazira guhindura imyumvire, bagomba gupfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tubetwe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu.